vuga mwami turumva ugiye guca mu muja wawe nanone Uwiteka ngaho mukoreshe icyo wagambiriye kumukoresha natwe tuguteza amatwi ganza kandi utegeke tugukomeye amashyi tuguhaye impundu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amazina yanjye nitwa Jacqueline Mukashyaka. Bamwe banze ku izina rya Mama Arufa. Ndi umukristo muri paruwasi ya Gasave, ariko itorero ni rya Kumukenke. Nkaba ndi umudiyakoni kuri iryo torero rya Kumukenke. Nshima Imana imbashishije kuza gukora umurimo wayo hano Ibweramvura. Kandi narabakunze hano Ibweramvura. Nabonye muri abanyamasengesho beza. Imana ibaha umugisha. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ibice ni 20. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6, tuze gusimbuka dusome n'uwa 12. Turasoma igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ibice ni 20. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6, hanyuma tuze gusimbuka dusome n'uwa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati hafatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Ngo hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewonimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasoni Tamari ariho Inegedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Dusimbuke ku murongo wa 12. Haravuze ngo Mana yacu, ntiwakwemera kubahana? Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko turi mu masengesho, mu mazima mu minsi mu masengesho. Ndumva hari nibe ntibeshya ari 21 muri nibature. Mugakomerezaho n'aya ngaya mwafashe y'iminsi yo kwiriza ubusa. Ni igihe cyiza mwafashe cyo gusenga, kandi Imana ibaha umugisha kuko gusenga bisigaye byarananiranye. Imana ibaha umugisha. Natekereje kuri izi nkuru rero kubera umwanya murimo w'amasengesho, kugira ngo tuganire gusenga ese nicyo bitumariye. Niyo mpamvu aya magambo tugiye kuganira na yahaye intego ivuga ngo, cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo dusenga amasengesho atera Imana kudutabara. Haleluya. Dusenga amasengesho atera Imana kugira gute? Kudutabara. Bishatse kuvuga ngo hari ayandi masengesho abantu basenga ariko atahagurutse Imana. Hari amasengesho abantu basenga ariko rwose Imana ikaba itava mu mwanya wayo ngo ize gukora ibyo bayisabye, kubera ko bumvise ko gusenga kwabo kutari kuzamuka ari umubavu imbere y'Imana. Twebwe rero muri aya masengesho Imana idufashe dusenge, ariko amasengesho azamuka ari umubavu ahumurira Imana kugeza ubwo itabyihanganira, ize kureba ikiri gutuma dutaka, ihere kwidutabare. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari abantu batagisenga, pe. Abantu ngo barambiwe n'amasengesho. Ese kuki mwarambiwe no gusenga? Umuririmbyi yaravuze ngo azareka ibihe byo gusenga aruko avuye mu isi. Hari abantu barekeye gusenga, ngo babisenze, ngo basenze igihe kinini cyane,
ngo yengayo twasenze arahagije. Reka da, ntago ahagije, tuzareka gusenga ari uko twavuye muri uyu mubiri. Hariho n'abavuga ngo igihe nasengeye ngo sinsubizwa. Ntago amasengesho tuyasenga ngo dusubizwe, oya. Ni amasengesho dufata nk'intwaro turwanisha, tukarwanya satani akaduhunga. N'imbere rutaba mu masengesho, ubwo uri inshuti ya satani. Mushobora kuba muganira, ashobora no kuba gukoresha, ariko iyo uba mu masengesho uyasenga neza, ngo mwene uwo muntu usenga ntago agombera kujya ku iriba rya Yakobo, ahubwo asengera mu kuri no mu mwuka. Ayo masengesho aragenda akajya imbere y'Imana. Haleluya. Abandi banze gusenga ngo kubera ko babikoze bikabatera indwara. Kuki mubikora nabi?